ahumeka bikemera. Haleluya. Abantu Imana yahaye amahirwe yo kuboneka mu nzu yayo, tuyikomera amashyi, tuyishimire. Dushimiye Imana iduhaye amahirwe yo kuboneka hano. Turashimira umushumba Benjamin waduhamagaye, dushimira na Joseph nawe waduhamagaye. Bakristo namwe turabashimiye kuko mwemeye ko tubahagarara imbere kugira ngo twibukiranye ijambo ry'Imana. Ngewe ubahagaze imbere nitwa MUSHINZIMANA Felix, ndubatse, ntuye aho bita Igihogwe, ni mu murenge wa Jari, akarere ka Gasabo. Aho nsengera ni kuri ADPR mu Gatsata. Tudatinze dusome ijambo ry'Imana. Dusoma mu gitabo cya Yosuwa, tuza no gusoma muri Matayo igice kimwe ku murongo wa 21. Tubanze Yosuwa igice ni cya kabiri, dusome umurongo wa 12. Yosuwa igice ni cya kabiri, umurongo wa 12. Page ni 208 mu isezerano rya kera. Havuze ngo iki? None ndabinginze nimundahirira Uwiteka ko muzagirira neza inzu ya data nk'iyo mbagiriye. Mumpe ikimenyetso cy'ukuri. Amen. Turangirize mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo, ni igice kimwe umurongo wa 21. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ni igice kimwe umurongo wa 21. Havuze ngo iki? Azabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Twese tuvuga ngo amen. Ko mudasubiza amen? Ngaho ni mumbe Bibiliya twarangije. Muri aya magambo dusomye tugiye kuganira ijambo rifite topiki ivuga ngo ikimenyetso cy'ukuri. Mvuze ngo iki? Hano mu isi hari ibimenyetso. Mbega amataje afite amadezayini, ibyo ni ibimenyetso. Mbega amazu y'amashato, ibyo ni ibimenyetso. Mbega amamodokari y'amoko anyuranye, ibyo ni ibimenyetso. Urya gatatu ku munsi, ibyo ni ibimenyetso. Ufite inzu yawe yo kubamo, ibyo ni ibimenyetso. Ubasha no kwishyura iyo ukodesha, ibyo ni ibimenyetso. Uratera intambwe bikemera. Mana yampamagaye we nta ukurandase. Wakishyura iki? Abatari muri bomboni mutere haleluya. Kubera yuko utarayijyaho ntabwo urabyumva. Kumara isaha imwe kuri bomboni bakwishyuza +6, umaze amasaha angahe? Abahumeka bikemera haleluya. Kuba utari no kuri bomboni, ibyo nabyo ni ibimenyetso. Kuba uri mu mujyi wa Kigali, ibyo ni ibimenyetso. Hari amakuru yigeze atambuka ku nkoranyambaga bavuga ngo umwami wa Aziya, bavuga ngo ni umukire mu rwego rwo hejuru, ku buryo bavuze ngo inzu abamo iwe mu rugo, inzu abamo ibamo parikingi y'imodoka ni 200 ze, udashyize n'izindi zo ku ruhande. Ibyo si ibimenyetso? Ko mutasubiza? Ni ibimenyetso. Baravuze ngo yagiye kwiyogoshesha, yiyogosheshereza mu Bwongereza. Umukwafere umukora ku mutwe ituri imwe amwishyura $3,000,000. Wowe muri salon de coiffure utanga ngahe? Subiza. 300, 500, 1000, 500. Sinyasuzuguye. Wamara n'amezi 6 utarafata igiciro cy'ijana. Ukora hehe? Nuriya muntu Imana itamunyuzemo nta namazi yagira ate yagusukira. Baravuze ngo yiyogoshesha 2 mu cyumweru. Ubwo mu coiffure akora miliyoni zingahe? 6. Baravuze ngo umwana we aretse gukoresha icyo bita anniversaire, itariki y'amavuko. Aravuga ngo mwana wanjye uranejeje, impano uyu munsi nakugeneye, nakuguriye indege. Wowe iyo umwana yakoze anniversaire umuhiki? Uretse n'umwana wawe wibuka igihe wavukiye? Cyakora umwaka wibuka, itariki n'ukwezi urabyibuka. Mwana wanjye uranejeje, impano nakugeneye uyu munsi, nakuguriye indege. Hano hanze hari ibimenyetso. Reka tubireke twinjire mu ijambo ry'Imana. Dusomye Yosuwa igice cya 2 umurongo wa 12.
dusoma na Matayo igice kimwe ku murongo wa 21. Muri Bibiliya habamo ba Yosuwa bagera ku 9. Ntabwo aribo naze kuvuga, ndavuga Yosuwa mwene Nun uturuka mu muryango wo kwa Efurayimu. Mbibutse muri babatasi 12 bajyaga gutata i Kanani. Uyu Yosuwa yarahagarariye umuryango wo kwa Efurayimu. Bakavuga ko Yosuwa yasimbuye Mose amaze kugira imyaka 85. Bakavuga ko Yosuwa yayoboye Abisiraheli imyaka ishyira 25. Bakavuga ko Yosuwa yapfuye afite imyaka 110. Aroni we yapfuye afite imyaka 123. Mose apfa afite imyaka 120. Aha rero ni igihe Yosuwa yari yohereje abatasi 2 kujya gutata Yeriko. Bavuga ko Yeriko niwe wari umujyi wa mbere hariya i Kanani. Bakavuga yuko wari umujyi ngo ukorotiriye ikindi aya mapareye abasha kumenya binjira n'abasohoka. Bavuga ko hari amapareye menshi. Bibiliya iravuga ngo abwira abatasi 2. Abanga bakunda kuvuga ko abo batasi 2 umwe yaba ari Kalebu, undi akaba rubita Feniyasi. Feniyasi umwe wateye icumu umwisiraheli asambanye no mu Midiyani. Niko abahanga bakunda kuvuga abo batasi 2. Arababwira ngo mugende rwihishwa, nimurangiza mugende mutate Yeriko. Ndashimira Imana Data ko Yesu yatanze umwuka wera ujye utunekera akatumenyesha amakuru tutari kuzamenya. Abo mwuka yanekeye mutere haleluya. Ntago mwibuka umwuka wera kuntu yabanekeye akakunekera mu bihugu by'i Burayi ahatanga amafaranga menshi kuri bije y'igihugu. Nicyo bita iperereza, kumenya amakuru mu gihugu no hanze yacyo. Ariko twebwe turashimira Yesu watanze umwuka wera ujye utunekera Mana we akatumenyesha amakuru. Mana we nta n'igiceri cy'ijana utanze. Mana we wipfukamiye mu nzu yayo waje gusenga. Imana ikavuga ngo kuko waje imbere yanjye ngo kuriho akaga kari kakwegereye, kuko waje imbere yanjye nkuyeho kanseri yari kuzabaho mu buzima bwa, kuko waje imbere ngo ukuriyeho gucika amaguru. Imana ibikoze ibyo wakishyura iki? Imana ibikoze ibyo wakishyura iki? Imana ibikoze ibyo wakishyura iki? Nihuse arababwira ngo rero nimugende. Arababwira ngo muhaguruke i Shitimu. Arababwira ngo mugende rwihishwa. Nimumara kugenda rwihishwa mugende mutate Yeriko, tuzabona ibyo tugira ute tuhatera. Ngo bagezeyo nihuse basanga y'indaya yitwa Rahabu. Rahabu yari umunyakanani. Ngo abonye abatasi 2 b'Abisiraheli aravuga ngo nasambanye na benshi. Aravuga ngo abangaba bo n'abana b'Imana. Mama icyama hugeze utaranavuga uko witwa bakavuga ngo uyu mubyeyi ni umwana w'Imana, uyu mugabo ni umwana w'Imana, uyu musore ni umwana w'Imana, uyu mukobwa ni umwana w'Imana. Aravuga ngo namenye ibyanyu. Ni biki wamenye? Twumvishije ibyanyu uburyo Imana yanyu yabavanye muri Egiputa. Nta muntu n'umwe w'Yeriko utakutse umutima. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, twumvishije ibyanyu uburyo Imana yabambukije inyanja itukura. Imana yampamagaye. Icyama umuntu kugambarira muri iri teraniro akamenya ko Imana yazi gutabara. Icyama umurozi ukugendaho akamenya ko Imana yawe izi kurinda. Mwayikomeye amashyi. Imana itubera maso ku manywa na ryari na nijoro. Hoya babimenye cyangwa ntibabimenye? Nuko urwanya ku kazi ashaka kukwirukanisha amenye ko Imana yawe idasinzira. Babimenye? Tuzamura amaboko. Babimenye? Oya babimenye? Maze na Yesu yasenze sengesha agiye kuzura Lazaro aravuga ngo nsanzwe nzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye ku bw'abo bantu bangose bizere ko ari we wantumye. Ntibari bazi ko Yesu yavuye ku Mana. Muri iri teraniro Imana ikuremera ikibemeza. Narivuze ngo muri iri teraniro Imana ikuremera ikibemeza. Yesu ashimwe cyane. Twumvishije ibyanyu uburyo Imana yabanye namwe ikabambutsa inyanja itukura. Nta muntu n'umwe w'Yeriko utakotse umutima. Icyo ni cya kabiri. Icya gatatu, twumvishije ibyanyu uburyo Imana yabahaye gutsinda abami b'Abamoni. Nta muntu n'umwe w'Yeriko utakotse umutima. Barangije baravuga ngo dore icyo mbemereye ni indaya. Iravuga ngo mbemereye kubahisha. Hari ikintu ujya ntekereza, indaya itarageze mu nzu y'Imana, itaratanze icya 10, itariyirije ubusa, itaraje amateraniro nimugoroba no muri nibature no materaniro no ku cyumweru no materaniro y'imugoroba, imenye igikwiriye gukorwa mu mwanya wacyo. Ariko njye umaze iki kirekire mu itorero simenye igikwiriye gukorwa. Muvuge ngo ibaze. Muvuge ngo ibaze. Indaya ikora umwuga w'uburaya imenye igikwiriye gukorwa mu mwanya wacyo. Ariko njyewe umurokore umaze igihe kirekire mu itorero simenye igikwiriye gukorwa mu mwanya wacyo.
inda itaratanze amaturo, itarageze mu rusengero, itarigirije ubusa, itaraje mu materaniro, imenye igikwiriye gukorwa mu mwanya wacyo. Ariko njye umaze igihe kirekire mu itorero simenye igikwiriye gukorwa mu mwanya wacyo. Muri iri teraniro Yesu atuvana ishashi ku maso, tumenye igikwiriye gukorwa mu mwanya wacyo. Aravuga ngo ndabahisha, ngo abashyira mu nzu yo hejuru, niko Bibiri ivuga, ngo arangije abarambikaho imigwegwe. Aravuga ngo twamenye amakuru ko Imana yabemereye igihugu. Mureke tubwizanye ukuri, abantu barimo barahigwa n'igihugu, none wowe urishimamiye urabahisha. Ntimuhuje ubwoko, ntimuhuje uruhu, ntimwiganye, ntimwaturanye, nta n'ahandi hantu. Ariko ndashimira Imana ko icyo Imana yanditse yaracyanditse. Ko mukoma amashyi nka bose ibigori, mwakomeye Yesu amashyi. Icyo yanditse, Mwami, icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisoza. Mwami, icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi. Abaroga abaroge, icyo yanditse yaracyanditse. Abagambana bagambane, icyo yanditse yaracyanditse. Abavuga amagambo bayavuge, Yesu yavuze ijambo, kandi amagambo ntarya ijambo, ahubwo ijambo rirya amagambo. Abicaranye ijambo rya nyiri ijambo, haleluya. Icyo wanditse waracyanditse. Imana yashatse kugutabara, yaca no ku mwanzi wawe, naho bita sansenike, utemere kunyura, ntemere kunyura. Iyo Imana aje kugutabara, na sansenike irahanyura. Kubera iki? Hose ni mukwayo, nta bariyeri, nta dodani, nta n'igikomeye, hose ni mukwayo. Ababyakira muvuga ngo haleluya. Sinari nzi ko wangirira neza utya, sinari nzi ko wangirira neza utya, sinari nzi ko wangirira neza utya, wangirira neza utya. Warakoze Yesu, sinari nzi ko wangirira neza utya, sinari nzi ko wangirira neza utya, sinari nzi ko wangirira neza utya, wangirira neza utya. Warakoze Yesu, sinari nzi ko wangirira neza, ugaca naho ntatekerezaga, ukanyura naho ntari nzi ko wanyura. Hose ni mu kwawe. Iyo uvuze biraba, wategeka bikagira ute, bigakomera. Aravuga ngo nimuze mbahishe. Abashyira mu nzu yo hejuru, abarambikaho imigwegwe. Kubera iperereza n'amaneko bigera ku mwami, bavuga ko Yeriko yayoborwaga n'umwami. Bohereza delegasiyo yo kujya gufata abatasi babiri, baza ku ndaya Rahabu. Rahabu, muraho? Turaho. Twamenye amakuru ko muri iki gihugu cyacu hinjiye abatasi babiri tudahuje uruhu, kandi kimenyimenyi bari mu nzu wawe, none bazane turabashaka. Arababwira ngo ibyo muvuga ni ukuri, nababonye, nanjye sinzi aho baturutse, ariko tumaze kugarira bahise bagenda, ntabari hano. Nimubakurikire, ahari mwagira ute, mwabafata. Ngo barabakurikira, naho inda ya Rahabu yabahishe mu nzu yo hejuru, kubera ko Imana yaravuze ngo nzabaha igihugu. Mana ndagushimiye, Mana ndagushimiye, Mana ndagushimiye. Abo dufatanije gushima Imana, Mana ndagushimiye. Aho tutatekereza inzira, Imana igica inzira. Barabashakishije, barababuze. Hano twasomye ni iginda ya Rahabu yari igiye kubasezera ngo bagende. Arababwira ngo nimugende mwihishe mu buvumo bw'Iyeriko. Arababwira ngo mumare iminsi 3. Bavuga ko Iyeriko habaga ibintu by'ubuvumo n'ibintu by'imisozi n'ibintu by'ibihanamanga. Arababwira ngo mugende mumare iminsi 3. Iminsi 3 nishira muzabone kugenda. Aravuga ngo n'ababagenzaga nibabashaka bagira ute, bababure. None ko namenya amakuru ko Imana bemereye igihugu, umunsi mwageze muri iki gihugu Imana ikaba yakibahaye, nimunyemerere mundahirira Uwiteka yuko muzagirira neza inzu ya data nk'iyo mbagiriye. Aravuga ngo mumpe ikimenyetso cy'ukuri. Ikimenyetso cy'ukuri. Uwanditse komanteri yaravuze ngo yazanye ibarwa, aravuga ngo nimusinyire. Nabahishe ntacyo dupfana, ntiduhuje ubwoko, ntiduhuje uruhu, ntabwo twiganye, ntitwaturanye. Nabahishe bari kubahiga igihugu cyose, nemera ndabishimamira. Nimusinyire yo kumuzangira neza.
mutabyemera ndahamagara abasirikari, abapolisi, zane na za maneko n'abatwari bose nimunsinyire. Nabo baravuga ngo dushingiye ku neza watugiriye. Mama ujye ugira neza, ejo ntuzahanu uzabugeze. Papa ugira neza, ejo ntuzahanu uzabugeze. Musore mukobwa ugira neza, ejo ntuzabugeze. Niba uri umushefu mu kazi, itwara neza iyo ntebe wicayeho, hari undi wari uyicayeho. Mwibutse uwahimbye akazi yapfuye akarangije. Subiza. Uwahimbye akazi yapfuye akarangije. Genda gake. Genda gake. Genda gake. Umunyarwanda yaravuze ngo bagarira koko tazi irizera cyangwa nirizarumba. Muri iri teraniro tumenye igikwiriye gukorwa mu mwanya wacu. Ni mu ikimenyetso cy'ukuri. Turi ku ijambo rivuga ngo ikimenyetso cy'ukuri. Ni mukimi. Baramubwira ngo umunsi Imana yaduhaye igihugu, dore icyo tugusabye. Uzafate papa wawe na mama wawe na basaza bawe na barumuna bawe na bakuru bawe n'abavandimwe bawe n'ibintu byanyu byose, mwikingirane mu nzu. Iri ridirishya watumanuriyemo udukiza abanyagihugu, dore ikimenyetso cy'ukuri tuguhaye. Uzashyiraho agashumi gatukura. Nituhagera tukabona agashumi gatukura. Ariko mana, uburyo utabara bitandukanye n'uko abantu batabara. Ni agashumi gatukura, ntabwo ari bombe ya kirimbuzi. No, ntabwo ari intwaro kirimbuzi. Ni agashumi gatukura. Nituhagera tukabona kuri rya dirishya watumanuriyemo udukiza abanyagihugu, tukabona agashumi gatukura. Abari muri iyo nzu bose, vuga ngo bose, nta n'umwe uzagira icyo agira ate abo. Inda yarahabu yubahiriza ibyo abatasi bamubwiye ngo ashakisha agatambaro kagira ute gatukura, ngo umunsi Imana ibahaye igihugu, ngo baza bareba kuri rya dirishya ya nda yarahabu yabamanuriyemo abakiza abanyagihugu, ngo asanga koko yashyizeho agatambaro gatukura cyangwa agashumi gatukura. Abari muri iyo nzu bose ntacyo babaye. Aka gashumi gatukura kashushanyaga iki? Kashushanyaga amaraso ya Yesu azamenekera bari mu isi. Yesu wemeye kutumenera amaraso, twamukomera amashyi cyangwa tubireke? Dore ikimenyetso cy'ukuri kiruta ibindi bimenyetso, n'amaraso ya Yesu Kristo wemeye kuyamena. Umuririmbyi arambwira ngo iyo mbonyeho amaraso ye ntancira urubanza rubi, anyita ukiranuka. Ibyorezo biraza bikaza bihunahuna tumuhitane, ariko kubera iriho ikimenyetso cy'amaraso Imana yampamagaye we bikayoba. Bakohereza amahembe kubera ifite ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu, amahembe akayayobya. Bakohereza ibitega kubera ifite ikimenyetso cy'amaraso, ibitega akabiyobya. Bagapanga ibisazi gutoragura amashashi mu muhanda, ariko kubera ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu ibisazi byose akabiyobya. Abagambana bakagambana ikabatatanya, kuko uriho ikimenyetso cy'amaraso yande ya Yesu. Ari ukuvuga amafaranga no kuvuga amaraso ya Yesu igenze n'iki? Ari ukuvuga amafaranga n'amaraso ya Yesu igenze n'iki? Iki kimenyetso cy'ukuri kiruta ibindi bimenyetso n'amaraso yande. Dore ikintu Imana ahembye Rahabu kubera ko yishe abatasi. Yashakanye n'Umwisiraheli witwa Salomoni, babyarana Bowazi. Bowazi abyara Yesaya, ariho igisekuru cya Yesu kiri. Wabisoma muri Matayo igice 1:5. Rahabu yashakanye n'Umwisiraheli witwa Salomoni, babyarana Bowazi. Bowazi abyara nde? Yesaya, ariho igisekuru cya Yesu kiri. Iriya ndahabu yagereranywe iki? Yagereranywe natwe abanyamahanga tuzahabwa agakiza. Ashimwe Yesu waje. Narivuze ngo ashimwe Yesu waje. Narivuze ngo ashimwe Yesu waje. Twari mu icuraburindi, ariko umucyo uraza, ari Kristo Yesu. Abari mu gicucu cy'umwijima duhura n'umucyo wa Yesu. Ashimwe Yesu waje. Ashimwe Yesu waje. Ashimwe Yesu waje. Atanga itangazo aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze musange Yesu agira ate arabaruhura. Ashimwe. Ashimwe. Ashimwe Yesu waje. Ashimwe. Ashimwe. Ikimenyetso cy'ukuri kiruta ibindi bimenyetso n'amaraso ya Yesu. Abari impamvu muririmba nuko Yesu yamennye amaraso.
bayobozi impamvu muyobora nuko Yesu yamennye amaraso. Ntabwo nari kuzabahagarara imbere, nuko Yesu yamennye amaraso. Uyu mushinga wizweho, ntabwo uzaferinga, no, ni umushinga wizweho. Twarakowe n'amaraso ya Yesu y'igiciro. Twarakowe n'amaraso ya Yesu yoza ibyaha. Biririmbe. Twarakowe n'amaraso ya Yesu y'igiciro. Twarakowe n'amaraso ya Yesu yoza ibyaha. Ikimenyetso cy'ukuri ni amaraso ya Yesu. Umusirikari w'Umuroma wari uzi kwica urupfu rw'agashinyaguro, yari afite ijisho rimwe, irindi ryarapfuye. Aravuga ngo reka Yesu musange ku musaraba, mutere icumu ku musaraba, mwica urupfu rw'urubozo. Ngo amuteye icumu mu rubavu, hasohokamwo amazi, hasohokamwo n'amaraso. Ngo bigwa kuri rya jisho ritareba, riba rirarebye. Aravuga ngo koko yari umwana w'Imana. Ikimenyetso cy'ukuri n'amaraso ya Yesu. Maraso ya Yesu yeza umuntu w'ubusambanyi, akava n'umuntu ubusinzi, akava n'umuntu kuroga, guterekera no kubandwa n'ibindi byose by'ibigirwamana, kuko Kristo yaje atuvana mu mwijima aratumurikira. Yesu ntabwo tumufata nk'uruhinja, Yesu ni umwami. Haleluya! Yesu ni umwami, ahubwo aje kujyana itorero. Mbese muriteguye? Uko tayari? Muriteguye? Ntabwo Yesu tumufata nk'uruhinja. Yesu ni umwami. Tumuzamura amaboko. Yesu ni umwami. Mbese uriteguye? Uracyemera ko kuyobora? Uracyamugisha inama? Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 4 ku murongo wa 4 ngo igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo, ari we Yesu Kristo, umwana w'Imana. Matayo yarandika aravuga ngo azabyara umuhungu, uzamwita Yesu, kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Ashimwe ku mucunguzi yaje. Yagize ate? Yaraje. Birikavuga ngo naho ibyaha byacu byatukura tukutuku bigahura n'amaraso ya Yesu birahinduka umweru, bihinduka nk'iki, nka sheregi. Umusirikari w'Umuroma, urabona ko ijisho ryagize ute? Ryahumutse kandi ritararebaga, kubera rihuye n'amaraso ya Yesu bivanze n'amaso. Abagize ate? Abararebye. Umukira w'Umuyuda bari kubamba Yesu ngo bamwerekeze Yerusalemu. Aravuga ngo mwe kumwerekeza ni Yerusalemu, uwo Yesu adadutera umwako. Barangije baramuhindukiza, bamwerekeza mu banyamahanga, natwe duhabwa agakiza. Ashimwe Yesu waje. Urumva ukuntu umukire yavuze w'Umuyahudi, aravuga ati mwe kumwerekeza hano Yerusalemu atadutera umwako, ni mumwerekeza mu banyamahanga, kwari kugira ngo natwe duhabwa agakiza. Uziye Abayuda basengaga, turagushimye kuko tutari abanyamahanga, twari twebwe. Uziye bavusengaga, turagushimye ko tutabaye imbwa ni twebwe abanyamahanga. Ariko ashimwe Yesu yaje. Uzi ukuntu basengaga, turagushimye kuko tutari abagore, bagiraga ibintu by'ubwibone. Ariko imbere ya Yesu nta Muyuda, nta mugiri. Niyo mpamvu ujya kumva inda ya Rahabu iri mu Bisiraheli, Rusi ari mu Bisiraheli, kwari kugira ngo natwe abanyamahanga ducungurwe. Muri aravuga ngo suko nari mwiza, n'ubuntu Yesu yageze ate yangiriye, byavuye kuki? Ko gushaka ku Mana yonyine yambohoye. Iyo mbonye amaraso ye ntancira urubanza rubi, anyita Mana we ukiranutse. Mwibuka umurimbuzi atambuka muri Egiputa, abafashe amaraso y'umwana w'intama w'Imana bakayanyanyagiza ku nkingi, ku nkomanizo z'imiryango. Umurimbuzi yaraje, yabona ahari amaraso, umurimbuzi akagera ate? Agatambuka. N'umunyegiputa w'umunyamahanga wamenye iryo banga, agafata amaraso akayagishyira ku nkomanizo z'umuryango. Umurimbuzi yaraza akagera ate? Agatambuka. Mbibutse, umurimbuzi arimo arazenguruka isi yose, aho adasanga ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu, arakubita atagera ate? Atababarira. Torero ry'Imana, nanjye ndimo. Ese turiteguye? Mama, uracyaba mu buzima bwejejwe?
papa uracyabaho mu buzima bwejejwe, musore mukobwa uracyabaho mu buzima bwejejwe. Dore ikimenyetso cy'ukuri kiruta ibindi bimenyetso ni amaraso ya Yesu. Abakomeye barapfa, aboroheje barapfa, ibintu birahinduka. Kugira amafaranga si bibi, ariko amafaranga agira amababa, niko umubwiriza yavuze. Ariko Kristo we uko yararejo nani musini ko akiri kandi ko azahora iteka ryose. Abantu turahinduka, ariko Kristo ntagira ate, ntabwo ajya ahinduka. Mbibutsa undi muntu ikimenyetso cyakijije no kwifashisha ntacyo wageranye n'amaraso ya Yesu. Ni mu Itangiriro 38. Uwo bita Yuda wari umwami, ngo aryamana n'umukazana we witwa nde? Kubasomye ntabwo mwasomye. Umukazana we witwa nde? Tamari. Ngo Yuda agiye gukemuza intama itimuna, uyu mukazana we abaramusanze yambaye umwenda wa maraya. Yuda abafashwe n'irari, abaryamanye n'umukazana, arangije amutera inda. Ariko mbere ko baryamana, umukazana yaramubwiye ngo dore ndashaka kumpereza ikimenyetso cyerekana yuko turyamanye. Kubera irari ryafashe Yuda, aravuga ngo ndaguha inkoni. Inkoni isobanura ubutwari. Arangije aravuga ngo ndaguha n'umukandara. Umukandara usobanura iki? Ukuri. Arangije aravuga ati ndaguha n'impeta. Impeta isobanura iki? Amasezerano. Kubera rero ibiguzi biri hanze aha biri gutuma dutanga ubutware, biri gutuma dutanga ukuri, biri gutuma dutanga n'amasezerano. Arangije bararyamana, amutera inda. Amategeko y'Abisiraheli yavugaga yuko umuntu utwaye inda cyangwa wabyaye akabyara nta mugabo, bamuzana mu ruhame rw'abantu bakamwicisha iki? Amabuye. Ngo bazanye Tamari mu ruhame rw'abantu bagiye kumwicisha amabuye, aravuga ngo mbere yuko munyica reka mbaze mbabaza, iyi nkoni ni yande? Inkoni ni yande? Bagiye kureba basanga ni ya Yuda. Uyu mukandara no wande? Bagiye gusanga no wa Yuda. Iyi mpeta ni yande? Bagiye gusanga basanga ni yande? Ni ya Yuda. Uwo rugiye gupfa ntiyabagipfuye kubera ikimenyetso. Mbibutse mama, ubudahangarwa bwawe nuko wogejwe n'amaraso ya Yesu. Papa, ubudahangarwa bwawe nuko wogejwe n'amaraso ya Yesu. Basore bakobwa, ubudahangarwa bwanyu nuko mwogejwe n'amaraso yande ya Yesu. Ibindi byose birahinduka, ariko Kristo uko yararejo nani musini ko akiri kandi ko azahora iteka ryose. Azabyara umwana w'umuhungu, uzamwita Yesu, kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Nta wundi wakuruhura. Wagira amafaranga udafite Yesu ukayaburiramwe amahoro. Wagira amazi ahenze udafite Yesu ukaburamwe amahoro. Wagira amamodokari y'amoko anyuranye udafitemo Yesu ukabura amahoro. Emerera Yesu yongere yobora ubugingo bwawe. Emerera Yesu akuyobore. Nta Yesu nta buzima, nta Yesu nta bugingo, nta Yesu nta kunesha. Haravuga ngo yemwe abarushira baremerewe muze musange segera ate arabaruhura. Igihe gikwiriye Imana yohereje umwana wa Yesu kugira ngo acungure abari mu isi. Dusenga Imana, ndarangije. Ikimenyetso cy'ukuri kikuriho nibyo turi kwizihiza, ivuka ry'umucunguzi wacu Yesu. Hako ntabwo tukimumara nk'uruhinja, ni umwami ahubwo araje. Mama uriteguye? Papa uriteguye? Musore mukobwa uriteguye? Ntabwo uri kubahukaga bya bindi watinyaga? Ngo wari umwuka wo kwinangira wateye mu nzu y'Imana, ijambo ry'Imana rikavugwa ngo rega birasanzwe mbizi, vuga vuba ugende. Ngo n'umwuka wo kwinangira. Uwo mwuka wo kwinangira nutsindwa mu izina ryande rya Yesu. Bagabo bagenzi banjye, bamama, basore bakobwa, ese muriteguye? Yesu ntabwo ari uruhinja, Yesu ni umwami. Turi kuvuga imirimo n'ibitangaza abarimbyi bamuhamije, abayobora bamuhamije. Nanjye mvuza agace gato, n'ejo ndazaza avuga, n'ejo ubundi hazaza undi, ariko ni agace gatoya, nta muhanga. Ijambo nibazaniye, dore ikimenyetso cy'ukuri kiruta ibindi bimenyetso n'amaraso ya Yesu. Naho ibyaha byacu byatukura tukutuku bigahora n'amaraso Yesu birahinduka umweru, bihinduka nka sheregi. Imana iduhe umugisha kubw'ijambo ryayo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwubike imitwe dusenga Imana itekerezeho. Ese ko murimburiza ari kuzenguruka isi yose, njyeweho arambonaho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu? Cyangwa araho natsinzwe? Cyangwa araho nagize intege nkeya? Nibyo turizihiza ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nibyo n'ukuri yagize neza. Twari mu icuraburindi y'umwijima, inkuru nziza yagakiza, umucyo wa Kristo urute uratumurikira. Ese sinema narasubiye inyuma nkagendera mu mwijima kandi Yesu yaraje? Ahari Yesu se sinari kumfata nk'umwana w'uruhinja kandi Yesu ari umwami, kandi avuga ngo mbese muriteguye? Ese murejejwe? Ese muraboneye?
Bibiri kavuga ngo muhore mwiteguye kuko mutazi umunsi n'iki n'igihe. Ashimwe Yesu waje, kandi Yesu niwe witeguye kudushoboza muri urugendo. Pawulo yaravuze ngo dushobozwa byose na Kristo kuko ari ugira ute uduha imbaraga. Abafatanije nanjye kumvira ijambo ry'Imana, muhaguruke dusenga Imana. Twinginga umushumba Benjamin adusengere iki kimenyetso cy'ukuri cy'amaraso Yesu cyongere keza abagabo, keza ababyeyi, keza abasore n'abakobwa, abakecuru, abasaza, abana bato, abakomeye, aboroheje. Ducishwe bugufi munsi y'ukuboko kwiza kw'Imana gukomeye, nibwo Imana izagira ite izadushyira hejuru. Nimunyemere duhaguruke tumubwire ngo amaraso yawe Yesu yamenetse, turagushimiye ko waje, niyongera tweze, niyongera dutunganye. Anatubwire Yesu ngo ubwo umurimbuzi ari kuzenguruka isi yose, twebweho atuboneye ikimenyetso cy'amaraso yawe, kugira ngo umurimbuzi atambuke, tubone uburinzi, ubugingo bwacu burindwe, n'imibiri yacu igira ite irindwe. Bibiri yavuga ngo ubugingo n'umubiri birarindwe, kugira ngo kuri urya munsi hatazabaho umugayo. Imana ibahe umugisha mwe mwakurikije ijambo ry'Imana. N'Imana yadushoboje ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Mana yacu, Mana igira neza.